akazi katari amafaranga mbambatsi mwakoze subscribe usiko muri kuneza imbeba sha usiko muri kuneza imbeba nsigaye nshaka kutundi ducano ngorake ngo nubwo wita umugaba mukuru w'ibyamamare tukurusha subscribe muri kuneza arapiye songa mbere yera mora rukine gorira mu rugamba rwo kubohora igihugu hari ibitero ndetse n'ibikorwa byihariye byakozwe ndetse bisiga umugani n'amateka byihariye ku buryo n'ubu nguyu uri kumwe n'abandi ujya kumva babigarutseho mu buryo bwo kubitangarira banabisuramo nk'abari bahari ndetse ugasanga babara inkuru. Ushobora kumva ko aho hantu hari hagoranye, niyo mpamvu rero natwe twifashishije zimwe mu nyandiko zitandukanye tugiye kugaruka ku bikorwa by'indashyikirwa binihariye byakozwe na RP Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Bimwe byakozwe kugira ngo harokorwe abatutsi bari bagiramiwe n'interahamwe ndetse ibindi inama yari yihariye y'ibya gisirikare byagejeje Inkotanyi ku ntsinzi irambye bakabohora u Rwanda. Igikorwa cyihariye tugiye kugarukaho n'uburyo Inkotanyi zabashije gutabara abatutsi bari bihishe mu kigo cya Centre National de Pastoral Saint Paul hari mu ijoro rya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu rishyira ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Ubundi kuva tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yari itangiye gukorwa mu gihugu hose, umututsi aho ari hose yashakishije hashoboka hose yari kurokokera. Rero mu mahitamo menshi kuri benshi hari mu nsengero no muri za kiliziya zitandukanye mu gihugu, kuko niyo urebeye mu bushakashatsi bwakozwe kuri jenoside yakorewe abatutsi bukozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka w'2000 bwagaragaje ko nibura 11% by'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi baguye mu nsengero. Rero no ku kigo cya Saint Paul nacyo cyabaye hamwe mu hantu hahungiye abatutsi bakirwa na Padiri Hakizimana Celestin wakiyoboraga wabafashije mu gihe cyose bahamaze. Bumwe mu buhamya bw'umuntu wari mu bari bahungiye muri Saint Paul witwa Masengo Gilbert aganira n'ikinyamakuru cya igihe.com mu mwaka wa 2018 yavuze ko Padiri Celestin cyataba hari icyo atarafite kuko ntako atagize ngo aba bantu bagera ku 2000 bari bamuhungiyeho kugira ngo babeho. Saint Paul ituranye na Kiliziya Sainte Famille yari yobowe na Padiri Wenceslas Munyeshyaka we wakoze amabi menshi akagira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo buzwi ku buryo yibasiye abatutsi mu buryo bukomeye. Ubwo yagendanaga imbunda ya pistole ku buryo yakoze za liste nyinshi z'abatutsi bishwe bavanwa ahangaha muri Sainte Famille. Pour à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de miliciens. Pas de miliciens. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur. À l'intérieur. Non. Écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui réponds. Gusa bitandukanye n'ahandi henshi mu gihugu. Aha kuri Sainte Famille no muri Saint Paul ntabwo abantu bahungiye bahise bicwa kubera inyungu za guverinoma y'abajenosideri. Mu gitabo Shake Hands with the Devil, Failure of Humanity in Rwanda, yanditse ko abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya Sainte Famille n'ikigo cya Saint Paul, abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines ndetse n'abari bahungiye Kabgayi ndetse n'ahitwa Nyarushishi muri prefegitura ya Cyangugu batahise bicwa kubera leta y'abajenosideri batahise bicwa kubera ko leta y'abajenosideri bihawemo inama na leta y'Ubufaransa ko ari uko abantu bari bahungiye aho ngaho bagombaga kureka kwicwa ahubwo bakerekanwa nk'abakeneye gufashwa. Ibyo rero bikaba byaranifashishijwe mu guha uburenganzira ingabo z'Abafaransa muri zone turquoise kubera abantu nk'abo ngabo. Gusa byagaragaraga ko iyo Abafaransa batagira ahangaha abatutsi nabo bari kwicwa. Gusa ibi ntibivuze ko abatutsi baticwaga kuko aha hantu mbabwiye ntibyabujije ko interahamwe zazaga zigashimuta abo zishaka zikajya kubica. Rero benshi n'ubundi ingabo z'Abafaransa zaje muri operation turquoise benshi baramaze kurokorwa. Nk'abo muri Mille Collines ho habayeho ubwumvikane hagati ya ex-FARC na RP Inkotanyi, habaho kugurana abantu maze impunzi z'abatutsi zari muri iyi hoteli zijya mu gice cyagenzurwaga na RPA. Rero muri Saint Paul byakozwe mu buryo bwa gisirikare, aho abakomando ba RP Inkotanyi bakoze iki gikorwa barabo muri bato ya Bravo iyoborwaga na Colonel Twahirwa Dodo, zari zimaze gushinga ibirindiro ku Gisozi mu bice bishinzwe kaminuza yigenga ya IERIKA. Rero ingabo zari ziyobowe na Retired Colonel Jacob Tumwine zari muri iyi bato nizo zarokoye abo batutsi bari muri Saint Paul. Iyi operation ntiyari yoroshye na gato yasaga n'ubwiyahuzi. Tumwine Jacob wayoboye nawe ari imbere ya mikoro z'abanyamakuru yabisubiyemo ko bari bamaze kumenya amakuru bakanategura uko bazabohoza abo bantu bari muri Saint Paul. Byari ikintu gikomeye kuko iyo operation yagombaga kuba ari uko babonye uruhushya rw'umugaba mukuru w'ingabo RP Inkotanyi General Major Paul Kagame. Nk'uko yabigenje kenshi mu gihe yari afite inshingano zo kuyobora Inkotanyi, yasesenguranye ubwitonzi iyo operation yarangije ko atanga uruhushya rwo kuyikora. Ahantu Saint Paul rari hari ku gice cy'umujyi wa Kigali cyari kiri mu maboko ya ex-FARC. Rero Inkotanyi zari zigiye kujya mu birindiro by'umwanzi bari bahanganye bakahavana abatutsi bari bahari bakabajyana ahantu hizewe. Byari ibintu bigoranye cyane, ariko umutima izi ngabo zari zifite wari wo gutabara. Rero bumvaga bagomba kubikora. Dufite umutima determination yo kugira ngo dukize abantu, cyane cyane ko
na mbere yaho ubuyobozi bwacu bwabyaga bitukangurira cyane, na mbere yaho tujya gutangira intambara twaje muri uwo mwuka kugira ngo tuze tubohora abantu bari baboshywe na leta y'icyo gihe gitugu. Mu nyandiko zitandukanye za CNLG zigaragaza ko iyo operasiyo yatangiye ku manywa y'ihangu ya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994, ndetse abari bihishe muri Saint Paul bakavuga ko mu masaha ya saa 7 z'amanywa aribwo bumvise amasasu menshi y'ingabo za RP Inkotanyi zari zihanganye n'izafari mu buryo bukomeye kugeza zizitsinsuye. Noneho mu masaha 8 z'ijoro nibwo izi ngabo zageze kuri Saint Paul zifashishije bamwe mu bari bahahungiye barimo n'uwitwa Masengo nagarutseho, maze abwira bagenzi be bari muri Saint Paul ko Inkotanyi zije kandi zije kubatabara. Iyo uganira n'abari bahungiye muri Saint Paul kenshi cyane ntibajye babona amagambo yo gusubiramo uko biyumvaga, kuko nta marangamutima batajya babasha gusobanura. Izi ngabo zasohoye abagera ku bihumbi 2 zibacana mu nzira ya Kinamba, Gisozi, batsinda bajyanwa ahitwa Kabuye nibura hari hizewe umutekano. Iki gikorwa cyo kurokora abatutsi bari muri Saint Paul bikozwe n'ingabo za RP Inkotanyi ni kimwe mu byaranze ubutwari ntagereranywa bwa RP Inkotanyi buzahora bwibuka mu mateka yose y'u Rwanda. Ndetse kandi ikindi kiyongeraho iyo operasiyo yakorewe ahantu hari hagoranye, kuko hasaga n'ahari hagati mu mice byari bikigenzurwa n'ingabo za leta y'icyo gihe FARI, kandi zikaba zitarashakaga gutakaza umujyi wa Kigali. Muri make iyo operasiyo kuri bamwe igaragara nk'iyo kwiyahura, ariko mu bwitange n'umutima wa kimuntu w'Inkotanyi zaritanze zirokora abo bantu. Abarokotse bahora bashimira Inkotanyi zababohoye, ariko kandi nibagirwa Padiri Hakizimana Celestin wabarwanyeho, ubu yabaye musenyeri, ariko buri gihe amashimwe yabahora muganaho kandi cyane. Turi ku ngingo yo kurokora abantu byakozwe n'Inkotanyi. Reka mbabwire indi operasiyo y'agatangaza y'ingabo za RP Inkotanyi yo kurokora abatutsi bari Kabgayi hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994.